muri Rayon Sport. Umutoza wa Rayon Sport nyuma ya match yabaye ku munsi wo kuwa gatandatu yari yahuje Rayon Sport ndetse na Miro Parate, umwe mu defenseri bagaragaye kuri iyi match witwaye neza cyane. Umutoza ari gusaba ubuyobozi bwa Rayon Sport ko uyu defenseri bibaye byiza bamusinyisha kuko ni umukinnyi mwiza. Turaza kureba ngo ese ubuyobozi bari kubivugaho iki. Ubuyobozi baba bagomba kuganira n'umutoza bakamubwira uko babyumva, nimba umukinnyi bamusinyisha harimo amafaranga hari, turaza kuba twabirebera hamwe byose uko byakabaye. Ikindi muri Rayon Sport kuri uyu munsi agombaga kuba inama ikomeye cyane yabaye ku isa asaba nibwo yatangiye rwose. Ni inama rero igomba gutegura buri kimwe cyose kigomba kuzakoreshwa kuri match ya Rayon Day. Rero iyi nama yabaye yavugiwemo ibintu byinshi cyane. Ni inama yabaye igihe kinini kuko iyi nama yagombaga kuba ikemura ibintu byinshi bitandukanye. Ndaza kuba nagarukaho bimwe wenda mu byayivuzwemo. Ni inama rwose yabaye ku isaha saa saba rwose, inama ikomeye cyane irimo abagabo b'ingaga cyane, abitwa Claude Mishinga, abitwa Bagacinya, abitwa Prosperi, abitwa Bamuvunyi no musaza rwose ugomba kuba ayiyoboye abandi. So ikindi muri Rayon Sport uyu munsi imyitozo yari ifunze, ariko urebye n'imyitozo yari yiganjemo fitness cyangwa se kwiruka. Abakinnyi uyu munsi bakoze imyitozo yiganjemo nyine fitness, kuba bagira gute, kuba bagira umuvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Uyu munsi urebye ya Bongere Bitsa wakoze akazi k'ubutoza cyane. So rero andi makuru naza kuba nakomozaho gato ni kuri uyu musore Bigirimana Bedi, kuko nawe amaze kuba amaze kuvugwa cyane mu bitangazamakuru, kandi ni umukinnyi nyine turamuvuga ariko bikarangira ataje. Ese we bihagaze bite? Abakunzi ba siporo ndabakeneye hano, muze twiganire Bigirimana Bedi bimeze bite. Ariko namenye ko uburyo agomba kuzamo buteye ubwoba. Namenye ko rwose uburyo ashobora kuza kwinjira i Nyarugenge ubu buryo buteye ubwoba kabisa. So rero twagiye reka dutangire neza cyane, reka dutangire abakunzi ba siporo. Nongera no kubaha ikaze abakanze subscribe, abatarayikanda mwese bahaye ikaze. Turebe details z'uyu mu defenseri. Ese umutoza amubonyemo iki? Bimeze bite? So kuri uyu munsi rero imyitozo umutoza aya Bongere Bitsa niwe wakoresheje imyitozo myinshi, cyangwa se niwe wakoresheje imyitozo ahanini areba urwego rw'abakinnyi, umuvuduko n'iki. Imyitozo ariko guhera kuri uyu munsi wo kwa mbere kugeza nko kwa kane, imyitozo ishobora kuba ifunze. Abafana kuza kureba imyitozo rwose bitari bukunde. Ahanini umutoza ikintu ashaka, mumanze mucyumve neza, uyu mukinnyi waje Ndong ashaka kumureba mu buryo, ashaka kumureba atuje, ashaka kumureba abafana. Urumva y'abafana bari kuri stade, umukinnyi ashaka gukina ashaka kubemeza, bikaba byatuma akinana nabi, cyangwa se akaba yakina kubera igitutu cy'abafana wenda bari kuri stade. Ariko imyitozo agiye kongera ifunga umutoza, wenda match ya Rayon Sport ifite muri weekend muzarebaho nk'imyitozo yo kuwa gatanu, muzarebaho nk'imyitozo. Ariko uwo mutoza Afame Latifi azaba amaze kubona umukinnyi witwa Ndo. Ariko namenye ko uyu mukinnyi n'ubundi ni test y'iminsi nk'itatu, umutoza agomba kumureba ku munsi w'ejo. Byo birakomeye, ku munsi w'ejo birakomeye cyane. Rero uyu mukinnyi naba ari isasu, abafana ba Sport bagomba kubakuramo amafaranga. Wa kane bagomba kwitabira imyitozo, bagomba gutanga amafaranga. So rero kuri gahunda y'imyitozo yari fitness uyu munsi rwose yari yiganjemo kwiruka cyane. Ikibuga babirutse banyweye amazi, bamenye ku mubiri bamana, birutse aya Bongere Bitsa yaje. Abakinnyi noneho ngiye kujya mbahereza amakuru atandukanye, kuko umungubu abakinnyi aya Bongere Bitsa bagiye kureba abakinnyi asanga utari kuri fitness, akubyukana mu gitondo unyaruka. Aya Bongere Bitsa ubundi niko akora, yasanze utari kuri fitness akabona
urwego rwawe ruraciriritse mu buryo bw'imbaraga z'umubiri, mu muvuduko, ahita kubyukana mu gitondo gym. So rero katwerekeze kuri iyi nama nayo tuyikomozeho gato, kuko ni inama yabaye ku isaa 7. Narebye kuyikomoza mu masaha ya kare, ndavuga ati kamanze ndeke irangire, noneho tuze tureba ibisigisigi by'inama. Iyi nama rero uko nababwiye yari inama bagombaga gukora, ariko ahanini ikintu yari igamije iyi nama ni ugutegura match ya Yanga, amafaranga azagenda kuri Yanga, ndetse icyo namenye nuko Rayon Sport ishobora kuba iri kuganira na hoteli zitandukanye kugira ngo byibuze ibone ko yakuramo hoteli imwe ikaba yaza ikamamaza kuri match ya Royal Day, noneho Yanga ikajya gucumbika muri iyo hoteli. Iyo bayita Murera wa muntu, Murera muba muyumva cyangwa nimwe byanyu. So rero namenye ko rwose bagombaga gutegura bakareba ngo ese Yanga izakonsuma amafaranga angahe mu Rwanda, ese abafatanyabikorwa bagomba kuzana amafaranga muri iyi Royal Day bazazana amafaranga angahe, n'abafatanyabikorwa bangana iki, tuzabamamaza gute. Yabaye igihe kinini cyane, yabaye nk'amasaha 5 gushya, kuko yabaye yahere saa 7 rwose irazamuka igeza. Iyi nama yatinze cyane, bumva kubara amafaranga azagenda kuri Yanga, kubara amafaranga bazinjiza mu bafatanyabikorwa. Ndetse namenye ko bayafite uyu munsi, namenye ko Rayon Sport tariki 3 z'ukwezi kwa 8, tariki 5 bamaze kwemeza ko byibuze imyenda y'abafana, jezi z'abafana ba Rayon Sport zishobora kuzaza hakiri kare kugira ngo mutangire mugure jezi. Ikindi namenye nuko rwose izi jezi zigomba kuba zaza vuba, abafana mugatangira kuzigura hakiri kare. Izi jezi rwose bamaze kwemeza ko izi jezi zigomba kuza vuba, abafana mugatangira kuba mwazigira gute, mwazigura. So ikindi muri iyi nama bari kwiga ku mafaranga abafana ba Rayon Sport mugomba, cyangwa se amafaranga bagomba gushira muri system nyine nk'amatike mugomba kwinjira muri stade, cyangwa se ikindi bakavuga bati imyenda cyangwa se umupira wa Rayon Sport umufana akaba yakwishyura nk'ibihumbi 10 akaza no kwinjira muri stade. Ibyo bintu nabyo babitekezagaho bakabihuzahuza, bakavuga bati umufana ashobora kuza akagura t-shirt nk'iya 15 akaba yakwinjira no kwitike wenda ya 3, ariko nyine iyo t-shirt ikabikubiyemo amafaranga yose yakwinjira, ndetse n'iyo t-shirt ukaba wakwinjira kuri match ya Royal Day. Iyi nama rero narinzi ko rwose namenye ko iyi nama irasoza amatike ajya muri system kabisa. Sinamenya wenda gahunda uko ziteye, ariko namenye ko iyi nama igomba gusoza amatike ya Royal Day ajya muri system, abafana ba Sport gatangira kwa joininga. Ane bakibaza bati amatike tushire kuri 2, 3 bimeze bita, ariko ibyo byo sinabimenya, ariko makuru ndi kugenda nshikira gake. Umva ukuntu bundi bavuze bati bafashe match yahuje Rayon Sport na AP Football Club ya Super Coupe, bavuga bati ko Ferwafa yacuruza amatike ku 1000 stade kuzura, stade igose arimo abafana benshi kabisa. Bavuga bati twashize kuri 2 byibuza abafana ba Sport akutuko wenda ajya kuri 3, ko bakavuga bati dushaka kuyashira kuri 2 tukabona wenda 35,000 cyangwa 40, bakabara n'amafaranga azavamo wenda nyine ahasigaye hose ubundi babara ku mafaranga 2,000 kuko niho hajya abantu benshi, bakabara bakavuga ati meze, bakongera bakabara kuri t-shirt y'ibihumbi 15, umufana akaba yayinjiriraho. Nyine bagombaga kureba ahantu hari inyungu, nimba bayashira kuri 3 bakavuga ati nitubona amafana 30,000 amafaranga azavamo nayo. So rero urebye ahanini ni ibyo ngibyo wenda iyi nama yarimo yigaho, ariko havuyemo inkuru nziza cyane. Nyine bagombaga kubisetinga bakagira gute, bakamenya ko gahunda. Ariko namenye ko iyi match ya Royal Day igomba kuvamo byibuze Claude w'imishinga. Iyi match igomba kuvamo byibuze nka miliyoni hejuru ya 250 n'abafatanyabikorwa. Amafaranga yinjiye ku muryango byibuze minimum miliyoni 250 bamaze kuyabara, baravuga bati aya ngaya agomba kuboneka. So nuko nguko gahunda gose zifashe.
ku kigendanye n'amafaranga cyitwa revenues zigomba kuva kuri stade avuze batagomba kuboneka. So reka twekeze kuri Bigirimana na Rayon Sport ngo ese bimeze bite, amafaranga arabonetse uyu mukinyi kataza bimeze bite? Ko nafite amakuru ko inama iraza gusoza tuwita abafana ba Sport mubona amafoto byagenze bite? Bigirimana Bedi ko mbona akomeje ariko namenye ko Bigirimana Bedi agomba kuza mu buryo abusa nkaho bwihishe kugira ngo atagira ikipe ishobora kuba yamufatira ku kibuga cy'indege cyangwa se polisi uburyo ijya inyonyomba gake kaba iragiye muguyeho rutumu ikabira mu polisi ndagaswinge polisi niko yiberaho na. So rero namenye ko uyu musore agomba kuza noneho akaza, ariko akaza nta muntu n'umwe ubizi, bakohereza abantu bakajya kumufata ku kibuga cy'indege, noneho akaza akajya gutega agase. Agona namenye ko mu masaha ya saa 8 ko namenye ko yarafashije rutema ikirere baravuye Tanzania bimeze bite, ariko n'ubundi urebye ni akantu ka rotation gato mu kanya gato gose. Iyi transfer nagira ati nubwo ni ibintu birahari cyane kuri transfer. Rero icyo navuga nuko nafite amakuru gose amafoto yo ari hafi, ariko iyi nama yatinze mw'abantu mwe. Iyi nama yaberemo ibintu bitebuka, harimo icyitwa umubare hano utarize ni wakoramo cyane. So rero kuri uyu musore Bigirimana Bedi nawe arahari rwose, mugire mu ngenge nta bintu byinshi namuvugaho, ariko arahari cyane. So rero ku mudefanseri rero umutoza arakubwira ati, umutoza wa Rayon Sport arakubwira ati umudefanseri niboneye kuri match bakinye na Miroplast, arakubwira ati rwose nayo babwiye kuri video nabaye mu minsi ku wa gatandatu. Umutoza avuze ati rwose uyu mudefanseri niyo mudefanseri witwaye neza, haba kuri ekipe ya Miroplast haba kuri Rayon Sport yose, abakinyi bose uyu mudefanseri rwose niwe wagize amanota ari hejuru. Ni umudefanseri w'umukongomani wakinye muri Aigle Noir, akina yavuye muri Vitaro nayo babwiye, akaba yitwa Mazil Luwendo Claude. N'amazina banaya kurikiranye. Uyu mudefanseri yitwa Mazil Luwendo Claude, akaba ari umukongomani afite amazina urumva ko ni umukongomani cyane. Uyu mutoza rero uyu munsi turi kwa mbere, ku munsi w'ejo rwose yabwiye ubuyobozi bwa Sport abwira ati uyu mudefanseri mumbabariye mwamusinyisha akaba ari ahangaha. Ariko ubuyobozi bukamubwira ati dufite abanyamahanga benshi. Umva ikibazo ubuyobozi baravuga bati kuri match muri champion ubundi baravuga bati abaye ari kuri match ya Yanga nta kibazo, abaye ari kuri match za CAF Confederation Cup nta kibazo, ariko baravuga bati muri championnat dushobora kuzagira gutya kuri fede match n'abakinyi 10 batandatu mu kibuga na 4 babasimbura ku ntebe y'abasimbura. Dushobora kuzajya usanga Rayon Sport ifite abakinyi b'abanyamahanga nka 5 bari muri stade mu bafana. Icyo nicyo kibazo, ugasanga abakinyi batandukanye nka ba Musore Prince niba atabemera, abitwa batambuwe Gloire, abitwa ba Paplay, abakinyi bose umutoza atemera, ugasanga bose bari muri stade, abatasigaye mu Nzove bose gira gute akaba ari muri stade. Ubuyobozi rero akavuga ati ikintu cyo gutekerezaho, kuko umudefanseri arahari nta kibazo na kimwe gihari. Bati iki ni ikintu cyo gutekerezaho, bakareba abanyamahanga bafite kimwe cyo, kuko Rayon Sport no bishobora kubiri nko mu banyamahanga nka 10 na bangahe gutyo, ariko nyine bari hejuru nyine. Urabona ko nyine urumva Rayon Sport ikintu ubundi yari yaririnze ngo no guhemba abanyamahanga badakina, nicyo kintu Rayon Sport yashatse kwirinda muri iyi sezo. Ni nayo nego batangiranye nk'abayobozi ba Sport, ariko nyine bikugenda barusha imbaraga wenda binyuze ku mutoza. Ariko umutoza rwose yaravuze ati ndamwifuza cyane pe, ndaza kugenda ndeba nkurikirana iyi nkuru iraza kubikomeza kuba yagenda. Ariko umutoza yavuze ati kabisa
ahangaha iyi niyo profile nari nkeneye kabisa cyane. Kuwitwa uyu akagaho Tony Sekitogo umutoza yavuze ati uyu mukinyi ashobora no kuzajya abanza mu kibuga. Tony Sekitogo mu mwitege abakunze siporo mugire umugoroba mwiza cyane, ndabakunda. My goodness, have la vista, God bless you. Ariko reka mbabwiye ngo uyu munsi urebye n'amakuru meza, uyu munsi ni amakuru adasanzwe yarahari, ariko ku munsi w'ejo abari kuramo imyitozo yashaka kuzinyabya mu nzove gato. So reka mbabwiye ngo mugire byiza cyane. Hey.